Ndi papa sava. Asheri kuramo ibyo bikida nawe ntugakate. Ibyo ni bike. Oya nabirenze. Umva sheri ikindi kintu kimbabaza rwose niriwe nashaka no kukubwira. Ibi bimpeta wagiye ubikuramo mu gihe tugiye kubonana. Imitari icyo se. None se ubugiye kumva nayisize. Shasheri mba mbona rwose wanyihari kutampaye umutima wawe wose. Ngusi ibi ni bicuba wambaye. Rega byanjabutse. Oya nawe ntukamere gutyo. Biba byancitse buriya. Imene mishitera babavu. Uzi ukuntu nabimbabaza. Bavuga ni nkambare sharata babaranya. Uzi ukuntu mbifata buriya. Mbona nyine ko wanciye amazi nk'ubucafu bw'inshakara. Oya reka nkubwire sheri. Ndakukunda urabizi sinaguca rwose amazi. Ibyo byo kuvuga no ngurungura nguragenda ngukagira urwikekwe. Nta mpamvu. Ntuzongereho kubigarura. Niba uzi ko turi buhure ibyo bintu by'ibimpeta n'ibintu bituma nibuka ko warongoye rwose jya ubyihorera. Sheri. Hari ikintu bambura. Reka kurongora na adresse. Yego ratashe none se sheri. Yes. Umwana se ni gudu. Umwana umwumbati washimye umurima ni bye nta kibazo. Urumva bamugani wawe ni nk'umuneke washimye ubutaka. Ariko ni fresh. Urumva nyine ndagerageza ko shoboye icyo akoze ntabwo birazamo neza. Ntabwo ari nkaho ufite inarari ntuzi. Sheri ndakwanga ako kantu bukubisemo. Uzi ko ntakishimira. Uri mwasire. Ngari sawa cyane. Mbembere. Ariko rero reka mubwire. Nubwo ibi byose tubivuga. Wabonye ko naguhitiyemo icyuki. Uriya mwana ni igitomati. Wabonye ko nkora umuti. Reka mubwize ukuri. Uzi kugira ibitekerezo nkagira ngo uri umumarayika we. Ye baranzi. Ariko ntabwo ari sawa cyane nawe. Ariko rero nubwo ari keza. Ujye umenya aho ugeza icyo bita pourcentage umuha niyo uha Margarita sibyo. Urabizi ariko umutima jewe uracyari uwawe. Niko ratashu. Uracyari uwawe. Byose biracyari ibyawe. Nta kintu ushobora kumburana. Oya sheri ibyo bintu byose nagiye nkora n'ibindi ngikora koko ubwo urashaka ko nkomeza kunywa ikigefuro. Ngurira kawayini shaka mwe kumwero aryo bakita ngo kawayiti wayini. Urinda kuvuga ngo ngure wayini kuki uticara ngo ukore komande. Nyine ngaho mbwira mbe ereka nsigaye ngutinya mbona wipfuragura. Nani ari kuminyira. Uripfuragura ibintu byose iyo ntakwatse ntabwo mpa ibi usigaye umpa igice kimwe biriya bintu birambabaza. Reka mubwire uraje umbonera tinya Imana. Uraje umbonera kugira ndirura nkajya nyungurura ngakwiyungurura ngakupandisha ngakumanura ngahita nongera ngaguterura nshowe nabyo kuvuga ngo kunywa se reka kubase shashe mbona usigaye wipfura shase nipfura nijoro twariye ngaye 112 ariko iriya berize yari inyishe none se ayurayamara aya urayamara shasheri Imana yanjye merci beaucoup. Ngomba kugufata neza tuvuga ko ayo yariye. Ubu se ayurayamara. Ayurayamara. Sheri sindi kukumenye ariko rero nubwo bimeze gutyo. Ubu mfite ikintu cyitwa gahinda. Njye kukubwiza ukuri n'inshuti yanjye. Uzi ko mbona warabaye nako nijya bibaye. Urabona umugabo yigeze gufata umugore we amuha umutaximen ngo amujyana ahantu. Umutaximen arangije amwijyaniriwe. Buriyo ntekereje ukuntu naguhaye uriya mukobwa numva ishyari rinyishe umva mbona narikuye amata mu kanwa. Reka mubwize ukuri. Nukuri kw'Imana kwihagaraho biranze umugore. Ariko uracyamfite. Aha mukomeze mufatane ni mukomeze. Goraje ufuforeke habaye ariko mare ariko rekanze habirenze ari biseni ugoraje za n'ubuntu bw'ubuzima bw'abagore barongoye vuba uyise ko umukwe wanjye ko ari nk'aba ari umwana wanjye ariko ya baba ibintu byo kunyitsimba se mubitangiye mute ako saveri ubu bayute mu minsi biri koko baye nte amakarita sinakubwiriza 5 reka mwiteretse amafara reka yahubwo nta soni naho usigaye umarira umutungo w'urugo usiko ntabwo bugira hamwe ngo tuvugane gatoya tuvugana iki reka tuvuganira ibintu by'amazimwe bishire do bingeza saveri aho urengereye ngo njye Margarita ngo ngira amazimwe ngo ngira umugambo ibyo nabo kati ugarukiriza n'igihe ubivugira urumva ngo iki ufite ubugambo jewe ufite ubugambo n'ubundi bw'ubusa nabi marenga sibyo wakabwase ryashaka nawe wikira umugore akuzi ko neza
uretse ariko mare wowe turaza woweho nitugera mu rugo uraza kumbona ubu iyo ntaraburwa n'umuntu byari kurangirira nibande bitsimbye aha ni Margarita na Digidigi ariko mana yanjye nibande baciye bafitanye agatoki ni Margarita na Digidigi agatoki se kaba kavuze iki niko Margarita ibyo wasabye sinabiguhaye ntago nabiguhaye ibiki se wamuhaye ndatinya kubivuga se komisiyo yanyatse komisiyo ihwanye n'inkwano wankuye nta n'isoni uravuze ngo inkwano oya ndi kuvugana na Marene ko yari umuntu wawe tukumvikana yuko ugiye kumumparira ku mafaranga yose y'inkwano bankuye warangiza none muraha mwanyitsimbye nta soni mare wafashemo komisiyo warakomisioni wachichuchwe wafashemo komisiyo wanazamo komisiyo nani soni wanazamo komisiyo uracuruza nani soni uvuga urimo kugutatira mu mugore kumbagiye gushaka amafaranga ngwamuhaye ngo zahe we mutakwana wowe cyananzemo komisiyo we taracuruza uyu si umugabo wawe ongeraho ngo usezerano papa sava ongeraho ngo usezerano umugore wanjye hanyuma uriya uyu ni Marene Margarita ukwandimbati ubu se yaba afite iki reba ukuntu ameze yambaye neza afite agasaha keza namuhaye ikanzu baranyoherereza bene wacu baba hanze ntumuzi reba ukuntu asa reba ukuntu namwakije ese ushaka kuvuga ngo yaragukomisiyoni no ikirenze nijya komisiyoni umva Marigari urampemukiye cyane rwose oya hari icyo nari kumva ni ukuvuga ngo niwe waguhaye Digidigi se niwe wampaye Digidigi twumvikana yuko inkwana zankwa nzayimuhereza gahumba none yuko sakoze niwe se nari none ese nkawe uravuga iki ceceka uravuga iki uravuga iki ni ukuvuga ngo uyu yakomisiyoni uyu cyane yari umuntu we arangije arambwira ngo agiye kumumparira inkwano bazankwa nzayihereza Marene ubundi ko yamumenyaga kuri buri kimwe akamwambika akamuhahira akamugira ute nanjye nzajya mumenya kwa jege tuzaba tumaze kugera mu rugo amafaranga ampereje y'iposho nkagabanyamo kabiri nkayagabana na Marene uyu waguha amafaranga guhaha ukagabanyamo ga Marene nkamuha kugira ngo nyine aturekere urugo tugume turi twenyine none reba barakihugikanye karabaye koko murakomisiyoni urukundo rero n'umubano uruki ese ubwo uravuga iki haze konzi ko abantu bakomisiyona nk'ikibanza umuntu akavuga ati ikibanza cyanjye mwakibonye kuri mezire haranarengaho ati cyangwa se ntabwo ari ingwa ni kuri laterite harashashe ntabwo ari mu manegeka muti nta miri desitonoma ntaki we bagukomisiyona wa mugabo we nk'agahene ubundi bavugaga ngo iki baravugaga bati mbugita ni ndende mezire ziruzuye umurambararo ni icyo mwiburungushure ni woke mu rugo murakomisiyona urukundo papa sava mumbwirire nawe ubwo uravuga iki urashogoshara nawe uti ngiye kurongorwa ubwo uravuga iki wowe urandora iki wewe urandebye se wamugani kutunuye urandebye ubwora baraje baricaye ceceka niko irisishyano ubu rero abantu bazajya bumve murabatumiza ngo ingo zatunaniye zari zihari se barabarose inzu banze barayiteyemo ibirozi baragize bate muri aho ngaho ari ugupfa kwanyu uko mumeze uko nguko nta soni mukajya aho ngaho muhamagara imiryango umugore yananiye umugabo byanze ese ubundi wowe ubu byakundara ngo bari bagukoye 700 yose ndayafatanya Marene ajya kwa Marene cyane baraje baricaye Marene kandi yarakubwiraga ati ubonye umugabo mwiza akabwa komisiyo inyanya ziri mu isoko zitanditse ubu nawe rero baraze ngo uri umugabo wicaje yombi washashe uru rugo rwanyu rwatahamo roho mutagatifu nkibi byanditse bite niko se Marene utekarame waduhaye Ristina muzajya ugira uyu mukazana Margarita muhinduriye ubuzima mwarokose Digidigi si